ejo hazaza h'akarere hazaba hameze hate mu gihe bigaragara ko uyu munsi wa none nta kuri kukirangwa mu karere, nta rukundo rukirangwa mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'ubutabera ntibugikozwa mu karere k'ibiyaga bigari. Gorora byose vuba. Murabona yuko akarere k'ibiyaga bigari kari kugana ahantu hatari heza. Noneho tukinjira cyane mu idini kuruta abayituzaniye. Usanga amategeko ya none uyu munsi wa none abereyeho kwikiza abo ufiteho ububasha. Ntabwo abantu bagishaka gukemura ikibazo batitaye ku nyungu bari bukuremo, ahubwo bareba inyungu bari bukuremo mu gukemura icyo kibazo. Mwibaze rero ukuntu umwana ugemuriye se udafite dosiye imyaka 30, umwana akaba yarakuze atize nk'abandi, umwana akaba yarakuze atabashije kugira amahirwe yo gutegura ejo he hazaza nk'abandi. Mwibaze ikizavamo ejo hazaza. In the name of Jesus Christ. Uko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tugire inama. Gorora byose vuba. Ejo hazaza h'akarere hazaba hameze hate mu gihe bigaragara ko uyu munsi wa none nta kuri kukirangwa mu karere, nta rukundo rukirangwa mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'ubutabera ntibugikozwa mu karere k'ibiyaga bigari. Gorora byose vuba. Amahoro nshuti bakunzi bagorora byose vuba. Turabashimiye tunabasuhuza mwebwe mwese abateze amatwi cyangwa se abakunzi bagorora byose vuba. Imana ibaha umugisha. Tubifurije amahoro ava ku Uwiteka umwami Imana yacu. Tubifurije kandi amahoro ava ku mwami Yesu Kristo umukiza n'umucunguzi wacu kuba mwizera. Gorora byose vuba. Uyu munsi wa none nk'uko umaze kubyumva, ikiganiro cyacu tugiye kwibaza cyangwa se tugiye kuganira ku isura y'ejo hazaza, na cyane yuko muri iyi minsi ya none dukomeje kwakira ubutumwa cyangwa se n'abarebesha cyangwa se abapimira mu bifatika cyangwa se mu bikorwa n'imbaraga z'abana b'abantu. Murabona yuko akarere k'ibiyaga bigari kari kugana ahantu hatari heza. Imana yakomeje kubivuga ibinyujije mu bantu bayo, ndetse n'ubu biracyavugwa. Byashoboka ko waba utabyizera cyangwa se utizerera mu buhanuzi, ni uburenganzira bwawe, ariko nanone niba ukoresha ubwenge bwawe uko bikwiye Imana yaguhaye, urabona yuko hari ikibazo kiri imbere mu mibereho y'ubuzima bw'abatuye aka karere k'ibiyaga bigari ndetse n'isi muri rusange. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi wa none twebwe icyo gorora byose vuba tubereyeho, twavugiye ko twahagurukijwe no gukangurira abantu umugambi w'ububyutse ugiye kubaho mu karere k'ibiyaga bigari ndetse unarimbanyije. Uwo mugambi w'ububyutse rero ukaba uzaba urangajwe imbere no kwihanira, kureka ndetse no kubabarira. Bikaba ariyo mpamvu tuhisemo kuganira ikiganiro cy'uyu munsi twibaza ngo ese ukurikije ibiriho, ukurikije ibyo uri kubona, urabona ejo h'akarere k'ibiyaga bigari hameze hate cyangwa se hafite iyi sura muri wowe? Ibyo byose mu buzima busanzwe, nk'umuntu utekereza, nizere ko utajya wicara gusa ukavuga ngo ibintu bizagenda gutya utabajije Imana. Niba kandi utemera no kubaza Imana ko bibaho, nawe ujye ufata ubwenge bwawe utekereze, wibaze ngo ariko se ko mbona ibintu bimeze gutya ejo bizaba bimeze gute, cyane cyane ushingire ku byabaye. Twihuse rero tugiye gufatanya kuganira cyane cyane turebe isura y'ejo hazaza dushingiye kuri n'urukundo n'ubutabera. Reka dutangire ikiganiro cyacu, ariko reka tubanze dusenge. Uwiteka nanone ndagushimye kugira neza, habwa icyubahiro kuko uri umwami, wakoze uko waturinze, uhabwa icyubahiro. Tugiye gutangira ikiganiro mwami Imana twibaza kuri ejo hazaza h'akarere k'ibiyaga bigari n'isi muri rusange ndetse n'ejo hazaza hacu. Uwiteka mwami Imana turakwingize kugira ngo utuyoboze umwuka wawe wera, tubashe kuganira iby'ubwenge kandi bigira icyo bitwungura kugira ngo tubashe kugororokera inzira zawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gorora byose vuba.
nshuti bavandimwe bakunzi bagura byose vuba, iyo witegereje neza ukareba aho uyu munsi turi, usanga neza yuko muri rusange tuyoborwe n'ikinyoma muri rusange. gorora byose vuba, haba ari mu buryo bwa politike, haba ari mu buryo n'imibereho y'ubuzima busanzwe bwa muntu. Uyu munsi wa none ntabwo ndahamya ko udashidikanya cyangwa se wemeranwa natwe yuko uyu munsi wa none umuntu ubasha guhirwa ni umuntu ubasha gukora amanyanga, cyangwa se umuntu ubasha gukora ibibi kugira ngo abashe kugendana n'iyi si ya none aho igeze, mu iyi si y'ikoranabuhanga iri kwiruka cyane, mu iyi si y'imibereho iri kurushaho kugorana cyane. Murabibona neza yuko kugira ngo ubashe kugendana nayo, ahanini abanyabinyoma cyangwa se abantu babasha kwiyambura ukuri n'imbaraga zako nibo basa nkaho babasha guhirwa. Ariko iyo tugarutse ku rundi ruhande, usanga nanone nta mahoro bafite. Nta mahoro bo ushobora kwihesha, ariko nanone iyo urebye intambara barwana nabwo muri ayo manyanga cyangwa se muri ibyo binyoma, usanga nanone nta mahoro abarimo. Ariko kandi iyo tugarutse ku mibereho cyangwa se imibanire y'abakera cyangwa se abasokuruza bacu, usanga amateka yabo nubwo wenda tudafite amateka amwe cyangwa se nayo tutayemeranywaho nayo dufite cyane cyane nk'abo mu gihugu cyitwa u Rwanda, ariko usanga muri rusange ukuri kugenda kurushaho gukonja. Abantu ntabwo bagishishikajwe no guharanira ukuri, ahubwo usanga abantu bari kugenda biga cyangwa se bigana imico yo kwimakaza ikinyoma. Mu mibereho y'abatuye akarere k'ibiyaga bigari, n'intambara zirimo n'ibibazo birimo uyu munsi wa none, biraterwa nuko ukuri kwatsikamiwe. Abavuga ukuri ntago bagikenewe, ntago bagitegwa amatwi. Usanga ahubwo isi ya none turi kugendamo, abanyabinyoma aribo bafite ijambo ndetse aribo bashaka gushyirwa imbere. Abanyakuru gasanga ahubwo barapfuka umunwa ndetse byaba ngombwa bakanahohoterwa kugira ngo ukuri kwabo kudakiza benshi cyangwa se kutumvwa na benshi. Iyo urebye neza ushingiye ku mateka y'iki Rwanda, usanga kera abantu barageragezaga kuyoborwa n'ukuri mu mibereho y'ubuzima bwabo bwose. Ariko iyo urebye uyu munsi wa none, uri gusanga ukuri kwarabaye guke hafi ya ntako. Aho usanga haba mu buryo bwa politike ni ikinyoma nicyo gikora, aho umuntu yihanukira akabeshya ku manywa y'ihangu kandi akabeshya benshi, agashaka yuko ibyo ababeshya babyemera nk'ukuri. Nk'urugero, intambara ziriho mu karere k'ibiyaga bigari, uyu munsi wa none abantu ibyo babeshya ko ari cyo kibitera, barabeshya rwose, kandi isi ukagira ngo ibyo bintu babifashe nk'ukuri. Aho umuntu ahaguruka akabeshya yuko ngo ari kujya kurwanya abo batavuga rumwe, cyangwa se ari kujya kurengera uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda, nyamara bizwi neza yuko ari intambara yo kujya gusahura, iyo intambara yo kujya guharanira ubukungu bw'amabuye y'agaciro y'ibihugu byo mu karere. Amabuye y'agaciro isi yose irangamiye yo mu gihugu cya Kongo, kubera yuko isi turi kujyamo ari isi y'ikoranabuhanga, bigatuma twebwe abatuye akarere tubaho mu buryo bw'ikinyoma, ndetse ikinyoma kigahabwa intebe cyane kugeza ubwo abantu biyambura ukuri. Ibyo rero byose iyo bihujije, nk'uko twari tubabwiye, turi kwibaza ejo hazaza h'igihugu cyangwa se h'akarere. Ibyo bitwereka neza yuko ejo hazaza naho ari ntaho, ndetse hashobora kuzaba habi cyane kuko abadukomokaho bashobora kuzayoborwa n'ikinyoma kuruta uko twebwe turi kuyoborwa nacyo uyu munsi wa none, kubera yuko nta kintu kiri gukorwa kugira ngo ikinyoma gitsindwe, nta kiri gukorwa kugira ngo abana bacu tubigishe ingaruka zo kubaho mu kinyoma, nubwo twe twazibayemo cyangwa turi kuzibona. Noneho dufasha abana bacu kugira ngo nabo izo ngaruka batazazibamo. Ni ukuvuga ngo dushingiye ku ngingo ya mbere y'ukuri, turabona yuko imbere h'akarere ni habi. Tugiye rero ku ngingo ya kabiri, cyangwa se ku gipimo cya kabiri, ari cyo urukundo. Twifashishije ibyo bipimo kugira ngo turebe ejo hazaza h'akarere k'ibiyaga bigari cyangwa se ejo hazaza hacu muri rusange. Urukundo iyo turebye mbere cyangwa se mu hahise, usanga uyu munsi wa none mu by'ukuri urukundo rwarakonje ndetse hafi ya ntarwo.
ariko twibuke yuko ibingibi byari byarahanuwe yuko mu minsi nk'iyi ngiyi, iminsi iruhije kandi ikomeye, ngo urukundo rwa benshi ruzarushaho gukonja. Yesu yarabihanuye. Ni ukuvuga rero, niba abakera cyangwa se abasogokuruza batubanjirije banaga mu rukundo, nta terambere nk'iri twe turimo, nta telefone bafite, bakabasha gusurana, bakabasha gutemberana. Uyu munsi wa none abantu ntibagisurana, ababikora ni bake cyane, kandi nabo ndabashimiye. Umuntu wirengagiza ukigora, ukiyibagiza yuko telefone ihamagara umuntu mukavugana, ugafata umwanya wawe ukajya gusura inshuti, ukajya gusura umuryango wawe. Imana ibiguhera umugisha. Gorora byose vuba. Abantu iminsi ya none ntabwo tugifite urukundo. Abantu iminsi ya none tworetswe n'iturufu y'ivanguramoko. Ubu ngubu hari intambara zikomeye cyangwa se inzangano zishingiye kuba abantu bafite ibikomere bagendana, cyane cyane ibishingiye ku mateka twanyuzemo, nk'uko duhora tubibabwira, cyane cyane ibikomere bishingiye ku mateka igihugu cyitwa u Rwanda cyanyuzemo, aho usanga abantu bashyamiranye kubera umutego bagushijwemo w'uko ubwoko ari ikibazo, nyamara bitari ikibazo, ahubwo abantu twananiwe kumenya no gusobanukirwa yuko ubwoko ntabwo ari bwo kibazo, ahubwo dufite ikibazo cy'abantu bakoresha iturufu y'ivanguramoko kugira ngo babashe kubaho, cyangwa se babashe kugeza ku byo bararikiye, kamere zabo zirarikiye, haba ari mu buryo bwa politike, haba ari mu buryo bw'imibereho, ndetse no mu buzima busanzwe bwabo. Ibyo rero bigatuma ubu ngubu hari inzangano zikomeye cyane zishingiye ku ivangurakarere, inzangano zikomeye cyane, aho usanga abantu umuntu yanga mugenzi we ngo kubera yuko avuka mu gice iki n'iki, muzi ingaruka z'ibyitwa ikigananduga icyo byakoze, ariko mu by'ukuri usanga abantu badashaka kubivugaho, ndetse n'ubivuzeho akabivugaho adashaka kugira ibyo atoneka, kubera yuko hari uruhande runaka yibonamo. Nyamara ukuri nuko ibyo bintu bitari bikwiye, kuko twese aho Imana yashimye kuba nibwo bwiza bwayo, kandi naryo shema ryayo, ni nabyo byakabaye bigutera ishema, ariko kandi ukabyubahira mugenzi wawe mudahujije aho muturuka, cyangwa se mudahujije aho mutuye. Ikindi kintu gikomeye kandi tubona kitahozeho ku batubanjirije ni idini. Uyu munsi wa none idini, kera mbere y'umwaduko w'abakoroni muri bihugu byo mu karere, usanga ikintu cyitwa idini yari iriho gitandukanye n'iyiriho uyu munsi wa none. Nubwo hari ibyo abakoroni batuzaniye byiza byashobora kudufasha, ariko bigaragara ko twarenze umurongo w'ukuri, noneho tukinjira cyane mu idini kuruta abayituzaniye. Kuko uyu munsi wa none iyo urebye neza usanga abantu kuba mu idini bitadufasha guhura n'Imana cyangwa se kwegera Imana by'ukuri, ahubwo ni uburyo bwacu twikingamo kugira ngo idini idufashe kwikiza cyangwa se guhangana n'abo tudahuje idini cyangwa se ukwemera. Gorora byose vuba. Nyamara mu gihe byari bikwiye yuko idini iba icyungo cyiza kiduhuza n'Imana, kuko niba wenda ntemera Yesu Kristo kubera idini yanjye, ariko ntabwo bikuraho yuko uriya muntu wemera Yesu Kristo nawe duhujije ko kuba yemera Imana. Imana tuvuga ni Imana umuremyi yaremye isi n'ijuru. Ni ukuvuga icyo cyonyine cyakabaye kimpuza, icyo cyonyine cyakabaye idini yanjye itangira umwanzi w'uriya muntu, nubwo hari ibyo tudahuza gato cyane bitewe n'imyemerere n'amahitamo ye, ariko tugahurira ku Mana imwe rukumbi. Niba umuntu ari umudivantiste cyangwa ari umuprotestante cyangwa ari umuyisilamu, ibyo ntibidutandukanye kubw'imyizerere runaka amahitamo ya muntu, ahubwo duhuzwe cyane nuko twese tuvuga ko dushaka Imana, kandi iyo Mana ariyo yaremye isi n'ijuru n'ibiriho byose. Ibyo rero byadufasha iki? Byadufasha kudakomeza kugwa muri uyu mutego twebwe turi kugwamo uyu munsi wa none wo kwirema ibice, kuko uyu munsi wa none turi gutatanya imbaraga zacu cyane, ndetse n'ubusabane bwacu bwo kuba Imana yatwumva ikadusubiza ikatuzanira amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu mitima yacu, usa nkaho buri kure, kubera yuko natwe ubwacu
turatatanye kubera ko natwe ubwacu nta rukundo dufitanye. Ntabwo ushobora kugirana urukundo n'umuntu wumva yuko ari umwanzi wawe mu buryo bw'idini. Nyamara mu gihe kera ababyeyi bacu bataragira iryo dini twebwe riri kudutatanya umunsi wa none, bahuzwaga nuko ari abavandimwe, bahuzwaga nuko bafite uruhu rumwe, bahuzwaga nuko bavuga rumwe, wenda nabo bagahuzwa n'indi mihango cyangwa se indi myemerere y'idini ryabo rya gakondo, ariko mu buryo bw'ubumana, nubwo wenda haba harimo ubuyobe cyangwa se haba harimo ibyo ibitanejeje Imana, ariko mu buryo imbere y'Imana, Imana ikabona nk'abantu bari bafitanye urukundo hagati muri bo, kubera yuko ntago muri rusange bagaragaragamo kwirema ibice bishingiye kuri iyo myizerere badahuza. Uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'ikene wabo gikabije cyane kiri kugenda gifata indi ntera. Uyu munsi wa none ntago ushobora gufata umuntu ngo umugirire neza utitaye gusa ngo ese hari inyungu nge nzamukuraho, ese uyu muntu ntago yaba ari uwa kanaka, ese umuntu ntago yaba ari uwo mu gice runaka, ese umuntu ntago yaba ari uwo mu bwoko bwacu. Ibyo bintu ni ibintu bibi cyane kandi umutego turi kugwamo ushobora konona ejo hazaza igihe cyose twaba tudahindutse cyangwa tugira ibyo duhindura. Ni nayo mpamvu dushingiye kuri iyi nkingi ya kabiri twifashishije dupima icyerekezo cy'ahazaza hacu, dusanga ejo hazaza naho ari habi dushingiye kuko nta rukundo cyangwa se urukundo rwarakonje. Reka tugaruke nanone ku ngingo ya gatatu ari nayo ya nyuma twifashishije dupima cyangwa se dusesengura isura y'ejo hazaza hacu haramutse nta gikozwe, turamutse dukomeje kugendera muri uyu murongo turimo uyu munsi wa none. Iyo utegereje neza ukareba mu mibereho y'abatubanjirije ba sogokuruza bacu, ibisekuru dukomokaho, usanga muri rusange bari bafite uburyo bwabo bwo gukemura ibintu cyangwa se uburyo bwabo bwo kwimika ubutabera butandukanye n'uburyo twe turimo uyu munsi wa none. Nubwo kera batari bafite inkiko n'abacamanza bize nk'uko uyu munsi wa none bahari, ariko usanga kera uburyo bwabo bwo gukemura ibibazo n'amakimbirane hagati muri bo bwarakorwaga mu buryo buboneye kandi buri mu mucyo ndetse bufitiye inyungu umuryango, bitandukanye n'ibyo tubona ubu ngubu cyangwa se n'imibereho y'ubutabera bw'iki gihe. Kera usanga abantu iyo bagiranaga ibibazo haba mu muryango cyangwa se mu batuye igice runaka cyangwa se no mu gihugu, bakemuraga ibibazo byabo mu buryo bwa gacaca, kwicara buri wese agatega amatwi abashyamiranye cyangwa impande zishyamiranye, noneho abantu bakabunga bashingiye ku rukundo, bashingiye ku butabera ariko bugamije kunga. Mu gihe uyu munsi wa none amategeko yashyizweho n'imyigishirize n'imyigire dukesha inyungu cyangwa se imyigire y'abakoloni, usanga amategeko ya none uyu munsi wa none abereyeho kwikiza abo ufiteho ububasha. Ni ukuvuga ngo iyo wize ya mategeko ukayasoma neza mu bitabo uko abazungu bayateguye, ukayasoma neza uko natwe twayamize bunguri, ayo mategeko ashobora kugufasha gukandamiza umuntu nubwo waba uzi ko ari mukuri, ibyo aburana akaba bifite ishingiro, ariko kubera yuko ayo mategeko yamurusha bikaba byatuma wa muntu umurenganya cyangwa ukamuhohotera. Uyu munsi wa none tumaze kubona yuko ibyitwa ubutabera ntabwo ari ubutabera, ahubwo usanga ari n'ubutareba, kubera yuko isi ya none umuntu ufite uruvugiro cyangwa se ugufiteho ububasha niwe uba urengerwa n'icyitwa amategeko y'iki gihe cya none, bitandukanye na cya gihe cyahise, kubera yuko amategeko cyangwa se imibereho, uburyo bari barubatse uburyo bwo gukemura imyiryane hagati muri bo, wasangaga bishingiye ku kuri, bitandukanye n'ibiriho ubu ngubu, kuko twebwe dushingira hanini ku nyungu dukesha ikibazo tugiye gukemura. Ni ukuvuga ngo niba ugiye kunga abantu babiri ukabanza ukareba niba hari muri abo ngabo uruhande uruhengamireho n'icyo uri bwungukemo. Niko biri kugenda ahenshi na henshi, ntabwo abantu bagishaka gukemura ikibazo batitaye
ku nyungu bari bukuremo, ahubwo bareba inyungu bari bukuremo mu gukemura icyo kibazo, bityo rero bigatuma abantu bahohoterwa. Icyo nacyo iyo tugishingiyeho dusanga cyangwa se bikatwemeza neza yuko ejo hazaza hazaba ari habi, kubera ko hashobora kuzarangwa no kwihorera, kubera ko ubu buryo bw'ubutabera twe twise ubutareba uyu munsi wa none buri gucura undi mutima cyangwa se indi sura itari nziza yo kurema amakimbirane mu muryango. Ubu buryo bw'ubutabera buri gucura indi sura yo kurema amakimbirane mu mibereho no mu mibanire y'abatuye akarere k'ibiyaga bigari. Reka dufate nk'urugero, uyu munsi wa none Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bibazo bikomeye cyane, aho ubwicanyi buri gukorwa ababukora bagashyigikirwa kuko bahagaraririwe n'ingwe, bakica abantu bakabafata ku ngufu, abagore bakica abana, bagahohotera imfubyi, bakica abaturage. Ariko mu by'ukuri mwibuke yuko wenda dufatiye ku byabaye iwacu mu gihugu cy'u Rwanda cyitwa u Rwanda, usanga igice runaka cy'abahutu ahanini cyarashyiriweho ubutabera, ariko ubwo butabera nabwo ntago bwari bukamije kunga abahutu n'abatutsi nk'uko byavugaga ko bafitanye cyangwa bagiranye ibibazo. Oya, ahubwo ni ubutareba bwari bugamije gushyiraho cyangwa se gukomeza guhembera ya makimbirane, mu buryo igihe bazashakira bazayabyaza umusaruro ayo makimbirane bamaze kurema mu mitima y'abatuye igihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu usanga ibyaha byakozwe muri iki gihugu, tuvuge nka jenoside yakorewe abatutsi, hari aho usanga rwose hari ibimenyetso n'ibihamya by'uko hari abakoze jenoside bo mu bwoko bw'abatutsi. Nk'urugero nka perezida w'interahamwe Rujuga Robert, ntawuzi ubutabera yahawe, ntawuzi aho yakatiwe na gacaca, ntawuzi, mbese bimeze nk'aho we yari afite ububasha n'ubudahangarwa bwo gukora jenoside yakorewe abatutsi. Mu gihe dufite inkiko zashyiriweho abandi bantu zahannye, ndetse uyu munsi wa none nabo bahawe ubwo bita ubutabera bakaba baragizwe n'abere, ariko hakaba harabuze ngo aho bashobora gushyirwa cyangwa se aho bashobora kujyanwa, kubera yuko nyine bwa butabera cyitwa ubutabera ntago cyashyiriweho kubanisha abantu, ahubwo cyashyiriweho kugira ngo kikize igice cy'abadakenewe na sisiteme iyoboye cyangwa na sisiteme ifite ububasha mu minsi ya none. Ibyo byose bikaba biganisha yuko ejo hazaba habi. Uyu munsi wa none dufite imanza cyangwa se abantu bari mu magereza badafite amadosiye. Hari abantu babeshyerwa ko bakoze ibyaha, hari n'ababikoze byensi, ariko muzi yuko abantu bemeye ko bishe cyane ndetse bakanabyidoga bose barababariwe. Nyamara umuntu wanze kubyemera kubera ko ntacyo umutima w'umushinja, ubu ngubu benshi baguye muri gereza, benshi baboreye muri gereza. Mwibaze rero ukuntu umwana ugemuriye se udafite dosiye imyaka 30, umwana akaba yarakuze atize nk'abandi, umwana akaba yarakuze atabashije kugira amahirwe yo gutegura ejo he hazaza nk'abandi. Mwibaze ikizavamo ejo hazaza mu buzima bw'igihugu bw'ejo hazaza. Ese mwumva ejo hacu ari heza? Ni ukuvuga ngo Gorora Byose vuba icyatumye dutegura iki kiganiro, abantu benshi banyotewe cyangwa se barambiwe ibibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari, ariko ntago abantu bari kwibaza ngo ese bwo nubwo wenda Imana yagira gutya igatabara, ariko se twebwe twarahindutse ku buryo tuzabasha guhindura icyo cyerekezo isi iri kuganamo, ku buryo tuzabasha guhindura icyo cyerekezo igihugu kiri kuganamo? Impamvu nuko ntabwo ushobora guhindura ibintu wowe utarahinduka, ndetse n'ibyo wakizera ngo uzageraho wowe utarabasha kubiharanira mu buryo butirebaho gusa, ntabwo uzabasha kubigeraho, uba wibeshya. Ni nayo mpamvu muri iki kiganiro dushingiye ku izi ngingo 3, ukuri, urukundo n'ubutabera, ni inkingi za mwamba zakabaye zubakiyeho icyizere cy'ejo hazaza heza h'akarere, cy'ejo hazaza heza h'ubuzima bwawe n'ubwanjye, cy'ejo hazaza heza h'abatuye akarere, cy'ejo hazaza heza h'abatuye igihugu cy'u Rwanda. Ariko biragaragara neza yuko ejo hazaza hacu ari habi. Hakorwa iki rero? Icyakorwa
ni ukugorora byose vuba. Hari byinshi byakorwa ariko twe tubona icy'ingenzi ari ukwihanira kureka. Wowe se hari ukundi kuntu byumva? Impamvu tuvuze ko twebwe icyakorwa ari ukwihanira kureka, nawe uraza kutubwira ikindi kintu ubona cyakorwa. Wajya muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri iyo nimero ukatubwira ikindi kintu gishobora gukorwa, kimwe nuko ushobora kudusaba cyangwa se ukatwandikira ukatumenyesha, bikaba ngombwa ko dukora n'ikiganiro kugira ngo nawe utwunganire, wunganira abantu bamenye ikindi kintu cyakorwa kugira ngo ejo hazaza hacu habe heza. Erega umva ko ugomba kubigiramo uruhare, kubera yuko ejo hazaza ha mugenzi wawe iyo habaye habi, nawe ahawe n'abawe ntabwo haba hazagenda heza. Kabone nubwo wowe waba umerewe neza uyu mwanya wa none, ariko wikumva yuko niba benshi bababaye, benshi badafite icyizere cy'ejo hazaza, wikwibeshya yuko wowe ejo hazaza hawe hazaba heza. Ni nayo mpamvu dushingiye kuri izo nkingi 3 za mwamba zakabaye zubakirwaho imibereho y'icyizere cy'uyu munsi kugira ngo tutegure ejo hazaza, dusanga icyihutirwa cyane ari uko muri ayo makosa yose ari gukorwa cyangwa n'ayakozwe, buri wese yisuzuma akareba uruhare rwe, buri ubwoko bwisuzuma, buri gihugu cyisuzuma, buri bene gihugu bisuzuma, kugira ngo barebe uruhare rwabo buri muntu ku giti cye, yihanire kureka. Kandi numara kwihanira kureka gusa nturekeraho, tunababarire. Kubabarira ni ikintu gikomeye, kandi ntabwo ushobora kubabarira umuntu wowe utarihana, kuko iyo umubabariye utarihana ntabwo umubabariye, kubera ko nawe ubwawe ntuba wibabariye. Iyo umaze kwihana rero kandi ukihanira kureka, nawe ubwawe uba wihaye imbabazi, uburyo biguha garanti cyangwa se biguha ubudahangarwa bwo kuba wababarira kuko bigakunda. Noneho nawe wanasaba n'imbabazi, Imana ikakubabarira. Ibyo byose tukaba tubikoze mu buryo bwo kugira ngo dukomeze kubibutsa yuko hari umugambi w'ububyutse mu karere k'ibiyaga bigari. Uwo mugambi ukaba waratangiye mu 1935 ubwo Imana yoherezaga umugande Brazio Kigozi mu ishuri ry'Igahini mu burasirazuba bw'u Rwanda. Hanyuma uwo mugande Brazio Kigozi Imana ikamusanga, ikamuha umwuka cyangwa se ikamuha ubutumwa burangajwe imbere no kwihanira kureka no kubabarira. Ubutumwa twebwe abatuye akarere twateye umugongo, by'umwihariko bitangiriye ku bari bagiriwe umuntu aribo bari batuye muri icyo gihugu cy'u Rwanda, bigatuma uyu muvumo n'intambara n'ibibazo biri mu karere bitangira bigafata indi ntera, icyo kibatsi cy'umuvumo n'amahano kigakomeza kugurumana. Ari nayo mpamvu uyu munsi wa none dukwiye kukizimisha, kwihanira kureka ndetse no kubabarira, nk'uko Brazio Kigozi yabitubwiye, cyangwa se umwuka Roho Mutagatifu yamuyoboye kugira ngo abyigishe. Reka rero dusubikira hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, dusaba buri wese kugira ngo wowe ukurikira ibiganiro byacu byagorora byose vuba udushyigikire mu bitekerezo byawe, uko nawe wumva ibintu, tuze dufatanye. Abagande mutwumva mudushyigikire, abakongomani mutwumva mushyigikire ibi biganiro, ndetse nawe mugire uruhare kuza namwe mutanga ibitekerezo byanyu, abari i Burundi, abari i Rwanda, abatanzania n'abandi muri isanga muri gorora byose vuba. Uko icyaduhagurukije ni ukugira ngo twamamaze umugambi w'Imana mwiza muri aka karere k'ibiyaga bigari, kandi ntabwo Imana ari yanjye gusa, ntabwo ari yo nyifiteho uruhare, natwe twese turi abana bayo, iradukunda kandi igambiriye kutugira neza, bityo buri wese ahawe ikaze kandi ahawe karibu. Reka dushime Imana. Uwiteka ndagushimye nanone kugira neza, habwa icyubahiro kuko uri Imana y'imbabazi, urukundo n'ubuntu bwinshi, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Wagize neza kuko waturinze, wagize neza kuko wabanye natwe, ukaturengera kandi ukaturwanirira, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mwami Imana, tugusabye amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, kandi turinginze kugira ngo ayo mahoro utanga Mwami Imana asendere mu mitima y'abagatuye, asendere mu mitima y'abakomoka n'abatuye mu karere k'ibiyaga bigari, kugira ngo Data mwiza ubwami bwawe bukomeze kwamamara muri twebwe. Urakoze, tubisabye dushima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gorora byose vuba.